izi ko akenshi nizo nkuru tugarukaho hano kuri Shadow 250 TV. Nguhaye ikaze rero muri iyi nkuru naguteguriye, ngira ngo already wabonye amafoto kuri iyo screen yawe y'aba bantu tugiye kugarukaho muri iyi nkuru. N'umugore witwa Mutesi Jorine Dusabe, ni mu gihe umugabo we yitwa Chris Rugari. Uyu mubyeyi yiyiciye umwana we, yamwishe kubera ko umugabo we yashakaga gutandukana nawe kubera ibijyanye no gupimisha ADN, kubera ko yarikekaga kavuga ati rwose uyu mwana noneho naza kumenyekana ko ntabyaranye n'uyu mugabo biri buze kuza kuba byaba ikibazo gikomeye cyane. Yarikekaga nyine hari ukuntu umukobwa batazi ngo ninde wanteye inda bitewe n'igihe barimo, ati namenya se wanteye inda rinde, ati wenda ni umugabo wanjye cyangwa ni kanakari twabyaranye, nyine akabatabiza arashidikanya. But finally ibintu yakoze, uyu mwana yishe basanze ari uw'umugabo we. Birababaje cyane. Bimeze gute iyi myitwarire mibi yaranze uyu mugore kuva agishakana na Chris Rugari? Ese iyi myitwarire bimeze gute, byagenze gute wera mu mwaka wa 2013? Iyi nkuru yubakitse gute? Iyi nkuru irareflectinga byinshi bibera mu ngo, ngira ngo nk'ukuri urabyumva. None si ibintu bya zadeni ni ubwa mbere mu byumvise muri societe tubana nabyo mu ngo, abantu baricana bakagira gute, nyine ikintu bita gucana inyuma kireze mu ngo nyinshi ku rwego hari n'abavuga ngo abana ngo bambere mana ngo nugusenga pe, ngo nugusenga ibintu nk'ibyo ngibyo, wumve ngo isi igeze aha rendemuka. Uyu Mutesi Jorine Dusabe yize mu mujyi wa Kigali, biravugwa ko ari n'umunyarwanda, ariko ni inkuru yabereye hano mu gihugu cya Uganda muri Kampala. Ariko nyine wumve uyu Mutesi Jorine Dusabe biravugwa ko ari umunyarwanda, ari n'abantu biganye nawe mu mujyi wa Kigali. N'umugore w'umunyarwanda washakanye n'umugande. Uyu Chris Rugari umugabo we ni umunyamafaranga, akina business mu bihugu bigiye bitandukanye. Akenshi rero abantu busanga bambuka ibihugu, ubusanga mu by'ukuri nko mu kwezi agera mu rugo wenda nka kangahezi, ugasanga wenda tuvuge niba ari iminsi 30 amara nk'iminsi nk'itanu mu rugo. Abantu bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ngira ngo murabizi, akagenda agacuruza imari, hari n'abamara ukwezi bataragera mu rugo. Uyu mugabo yatangaga rero akaba yari afite abana batanu yabyaranye n'uyu mugabo. Urumva neza umwana w'imfura afite imyaka 14 y'amavuko. Abantu muzi imibare murumva ko kuva 2014 akaba afite imyaka 15, ko iyo myaka hagati aho wavuga uti kuva 2013 neza. Bivugwa ko rero uyu mugore yabyaranye n'uyu mugabo batarashakana, hanyuma nyuma yuko babyaranye amuzana mu rugo, amushyira mu rugo, amugira umugore. Uko rero uyu mugabo yagendagendaga ari mu business acuruza, yajyaga yakira amakuru amubwira yuko umugore we amuca inyuma, ndetse ko hari amavideo n'amaudio. Hanyuma ubwo uyu mugabo yari muri business ziwe, hanyuma rero niko gufatana yagiye yakira amagambo avuga ngo nyamaze n'ubwo uri muri business umugore wawe abana yabyaranye n'uyu mugore. Binavugwa ko rwose yatangaga amafaranga bamufata amavideo bari gusambana, nyine wumve bamubwira ariko abantu bongeraho baravuga ngo ndetse na bamwe mu bana uzi ngo mwabyaranye abo bana sabawe. Umunsi umwe rero Chris baravuga ati ibintu byashoboka ko wenda ari amagambo, ibaza niba ari hafi cyangwa se ashobora kuba ari mu rugo.
umugabo wari umuhamagaye umunsi umwe uyu mugabo yifuza kuzaza gufata yaje kwakira ko umuntu aramuhamagara Chris Rugari yita ko arabe ati Chris Rugari ko umwana ari uwe kandi ko amukeneye kumuzana mu rugo ati urugo rwawe ndashaka kuzaza gutora umwana kumujyana mu rugo rwanjye nkuko wowe ukurikiye video nawe ushobora guhita wumva ubaye niko byamugendekeye uyu mugabo rero akibyumva mu by'ukuri yatekereje ko ari abantu bashobora kuba ari kumuteranya n'umudamu we ndetse atekereza ko bishoboka kuba ari abahanzi bari kumva reaction ze imyitwarire y'ubuze kwitwara nk'umugabo arabyihorera ariko nyamumana aza kubibaza umugore barakundanaga pe nyine bigera igihe barabana bakora ubukwe nyine rwari urukundo rw'intangarugero ku rwego nyine umwana akaba yifuza kuza kumutwara ese kuko hanyuma uyu mugabo Chris wanjye ndera umugore avuga ati ibintu umwana wampamagaye uranzi neza yanatekereje ko ashobora kuba ari nk'umuhanzi nguri kumuhamagara kugira ngo amukoreho indirimbo kugira nyine yumve uburyo agomba nk'umugabo nyine reactinga mu gukomeza kwakira amakuru menshi rero atandukanye Chris abwirwa ko afite abana batarabe hanyuma uyu Chris umwanzuro nk'umugabo abibaza wa mwana yabyaye mbere yuko asezerana n'umugore we kuko bivuga ko bakoze ubukwe bakanasezerana hanyuma afata n'abandi babiri ko nakiriye call ivuga ngo hari umusore mwabyaranye ushaka kuza gutwara umwana we yafashe kuri abo bana yasanze babana babiri bavukiye mu rugo atarabe umwe umugore wabitera wabyawe ataragera mu rugo ari we wabyawe nawe n'ukuri n'abashaka kudutandukanya atabo bantu imyitwarire y'umugabo rero akimara kwakira ibyo bisubizo mama twebwe nabashaka kudutandukanya abantu benshi badashobora kwihanganira n'uburyo bwiza ko yari yarabwiye mu kazi akora inshuro zigiye zitandukanye ati rwose umugore wawe ahaha atanga amafaranga umugore akitaho nta kibazo afite yararangiye uribwira ngo ufite umugore nawo yararangiye abandi bakaza bakarongora umugabo rero yaje kwakira ibikomere Chris Rugari abitekerezaho cyane umwanzuro kurera abitekerezaho gatatu abitekerezaho inshuro zirenze eshatu ari kumwe n'abana baganira ukomeza kubwirwa aya magambo umwana we w'imfura abana batanu ntabafata aterura mu magambo ashinja mama we ubusambanyi wibuke ko umugabo yari amaze kwakira ko abo bana bandi yasanze atarabe bishobora kuba umugore we baramufashe abana Chris arabafata kubyariramo abo bana yanga afata sample y'abana batatu aravuga ati reka mfate aba bana batatu harimo n'uyu mwana w'imfura ubwo ni babiri n'uwo mwana w'imfura w'imyaka 14 hano mama asambana mu munsi mama agasambanira mu maso mama akora ibi ageze umugabo niko guta umutwe uyu Chris yakubiswe no gufata inzira akajya mu rukiko yasanze abana babiri bose atarabe asanga umwana w'imfura umwe yateye inda Mutesi batarabana w'imyaka 10 abacamanza bafate ADN z'aba bana bapime cyane ko we agira depression aravuga ati mu by'ukuri mba nagiye mu mahanga gushakisha umugore wanjye burya agasigara ari Chris rero yakomeje kurira abana nk'ibisanzwe hanyuma yakomeza kurira nk'ibisanzwe ariko yaje noneho guhumira ku birari hanyuma birango ko abacamanza nk'uwihaye amahoro atiburana bafata umwanzuro wo kujya gupimisha ba bana bose ariko wibuke ko yari afite ibimenyetso bibiri by'abana babiri bakurikira wa wundi w'imfura hanyuma rero habura umunsi umwe gusa kugira ngo igihe yari yicaye mu rugo gupimisha abana yicaranye n'abana yaramuzuye ndetse n'uyu mwana mukuru w'imyaka 10 muri uyu mwana w'imyaka 14 n'umwana umaze ko gufata umwanzuro wo kugenda yica umwana umwe kuko yari yafashe gahunda kugira ngo ajye yica umwana umwe uyu mwana mukuru w'imyaka 14 hanyuma ikindi gihe aterura amagambo yo gushinja mama we urubanza ruhagarare bakomeze bashyingura kugeza igihe azabarangiriza bose byumvikane ko yari afite gahunda yo kubarangiza hanyuma mama ahuza abagabo hano yari atewe ubwoba nuko agiye kubura umugabo wamwitagaho mu by'ukuri urumva uyu mudamu yakundaga amafaranga Chris yagize umujinya n'ibyo bya ADN byari byiyongereyeho
arangije muri kwa gutinya aravuga guhomba ati umugabo ngomba rero kwinjira muri uyu process mudamu yo kwaka Dorine gatanya ubwo yahise yafashe ashaka umwanzuro wo gatanya kugurisha umwana ajya muri iyo umwe ku process wundi urumva umwe ku zimwe wundi. mu ngingo yitwaje Bivuga ko habura zimwe mu ngingo umunsi umwe yitwaje gusa hari Mutesi iyo Dorine kuvuga ngo abana ntabwo ngo ari abanjye urukiko ruze gupima urukiko ADN bamusabye z'aba bana. ko Uyu bagomba mudamu kuza n'abacamanza ubwo n'abavoka mw'iryo joro yafashe umwana niba ari uyu nguyu n'abashinjacyaha wenda mutoya nawe kubera ko witiranwa nyine na hari papa we process ya wenda sinzi ukuntu amujyana kwa process ya muganga. divorce wenda Ageze kwa ikorwa muganga niba hari ibintu byo bamubaza icyo kuburana umwana arwaye, ababwira ko n'abanyamategeko umwana ariko ntekereza yahanutse ko baba muri bahari etaje arangije agahanuka ati akikubita bapanga hasi. umunsi bati Bapimye tuzajya umwana gufatisha basanga ADN rwose nta uyu munsi gikomere uyu nta nguyu mvune, ariko umwana urabyibuka ko uyu basabye mugabo nyina yari kumusubiza mu yatwaye rugo, sampo y'abana bamubwira ko bagera kuri yazamuzana batatu ejo mu ni gitondo mu gihe bakamucisha muri abandi bana sikaneri bagera kuri bakareba babiri kubera ko aho ni batanu yaba babyaranye yangiritse. bari Niko byagenze basigaye mu mu rugo gitondo doko ni nka sampo Mutesi nyine Dorine yafashe yazindutse kare hasigaye ajyana umwana abana kwa muganga, bagera kuri urumva yari muri babiri porosesisi hanyuma rero ibimenyetso habura kugira ngo umunsi umwe urukiko kugira rutabona ngo uko ruza gufata umwanya wo izo gupima ADN ahubwo zize bite kuza kuba kuri wa zafatwa wundi ufite ikibazo. uyu mugore yagize Amuzindukanye rero kuri ibitekerezo icyo niba gitondo navuga ageze ngo kwa muganga, n'iby'ubukumbafu cyangwa se niba bakimubaza atari bati urukundo rwose hari dusobanurire. umudamu yaravuze arababwira ati ati byanga umwana yanyuze mu byakunda idirishya ry'inyuma muri ngiye etaje guhomba aranuka agwa uyu hasi. mugabo Abaganga kandi uyu rero mugabo niko gufata yamuherezaga buri umwana kimwe bamucisha muri yari afite sikaneri, amafaranga ariko mbere y'uko ati bamucishamo rero umwana ako kanya yari yahise ngiye guhomba abura umugabo umwuka yitaba Imana. atekereza nabi Hanyuma abaganga atekereza niko kwica gufata umwana we umwana bamucisha muri sikaneri kugira ngo nyine ngo barebe icyaba imiryango nyine kimuhitanye. ihugire mu Yaje bijyanye no gusangwa rero gushyingura uyu no kwita mwana ku nta mwana kibazo na kimwe uburwayi ibintu afite, nk'ibyo ngibyo ahubwo ibyo mama bijyanye wiwe no gupimisha yamunize ADN amubuza umwuka donc kuko byabaye basanze mu ijoro ibihaha byabuze nk'ejo bari bukore ogisijeni. bari bujye gufata ADN z'abana bagera kuri batanu urukiko Kimwe mu kugira bintu ngo bya mbere habe Mutesi ariko umugore yahise akora, yahise ahamagara biravugwa imiryango, ko we yari nta no yapanze gutekereza ati urupangu reka mpamagare kubera ko polisi ntiyari azi baye ngo ku mwana abona wanjye, abyaranye wenda si n'umugabo aba wanjye baganga ni babigizemo abahe uruhare kuba bansubije abona mu rugo abyaranye nawe ni aba batamvuriye usibye umwana umwana. wa Ibyo mbere byose ntabyo yakoze, w'imyaka cumi ahubwo n'ibiri yahise ahamagara we yari imiryango yapanze y'umugabo ko kugira aba ngo bana ayidisitabinga, agiye ayiteshe kubakora umutwe, gake batangire gake gutekereza gake uko baza gake gake kumutabara. nyine Niko nyine guhita uburyo bahamagara ati famiye rwose ihurira muri ibyo umwana bintu byo arapfuye kuvuga ngo mu ntabare. turi gushyingura Hanyuma abana rero turi mu kugira gihe gute ni nk'aho umuryango yavuze wari uri ati kwitegura kuza nzaba mbyara kumureba, abandi umugore yahise abamenyesha nzaba mbyara abandi n'uburyo umwana bana agomba reka guhita reka ashyingurwamo nkureho vuba. gake gake Bamwe mu gake miryango rero urabizi, abantu urumva batekereza ubugome kabiri, bw'isi baratekereje bibaza uburyo impamvu uyu bwateye mugore ari reba umubyeyi kwihutisha yabyaye abana ishyingurwa bagera ry'uyu kuri mwana, batanu babigiraho amakenga. Niko gufata umwanzuro wo gukoresha investigation kugira ngo bamenye icyatwaye ubuzima bw'uyu mwana. Polisi rero mu gukurikirana ubuzima bw'uyu mwana uko yitabye Imana, basanze uyu mwana ibihaha byabuze ogisijeni. Urumva abagore bakunda amafaranga, abagore bakunda amafaranga, ntabwo mbivuze ko ari bose, ariko hari abagore batagira umutima mu by'ukuri, bakunda kubaho neza kuruta kuba babyara abana. Muri investigation yakozwe rero cyangwa se iperereza ryakozwe, umukozi wakoraga muri uru rugo yari yarangije gutabwa muri yombi. Polisi yaje gusuzuma ireba iryo dirishya umugore yavuze ko umwana yaciyemo agahanuka muri etaje, basanga mu by'ukuri iryo dirishya rirafunze, riri fixe ku buryo barikoze rifunze burundu ku buryo ritabasha gufunguka. Umukozi rero bakomeje kumuhata ibibazo, arababwira ati njye nta mwana wigeze uhanuka, urumva uyu mwana aza guhanuka nyine yari gutabaza, wenda nanjye nkagerayo nkareba cyangwa se tukavuza n'induru, ati icyo kintu nta kigeze kibaho, urupfu rw'uyu mwana murubaze mama we. Mu gukomeza gukora investigation rero cyangwa se iperereza, baje gupima ADN y'uyu mwana kubera ko bagiraga ngo banarebe ibihuye n'urubanza ko byaba bifitanye isano. Ku bw'amahirwe make baje gusanga uyu mwana Rugaba nawe yari uwa Rugaba Grace. Hanyuma muri ba bana batanu, batatu bonyine nibo bari barabyawe n'uyu mugabo, abandi umugore yari yarabashabitse ku ruhande. Nyuma y'uko rero ibintu byose bikozwe bagasanga umwana ari uwa Chris kandi yitabye Imana, idirishya umugore yavuze rifunze riri fixe,
ridashobora gufunguka. Uyu mugore yahise atabwa muri yombi, kugeza ubu ngubu arafunzwe. Urumva umutima wa Chris uri mu bibazo birenze ukwemera. Umwana we aramubuze, divorce ntibaye, umugore arafunzwe. Urumva ubuzima uyu mugabo arimo kugeza kuri ubu ngubu. Ingingo y'108, umuntu wishe umwana yabyaye utarengeje amezi 12 aba akoze icyaha cyo kwihekura. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu. Icyakora iyo umugore wahamwe n'icyaha cyo kwihekura yabitewe n'ihungabana nyuma yo kubyara cyangwa igihe yonsa, byemejwe n'umuganga cyangwa umuhanga mu by'imitekerereze wemejwe na leta, ahanishwa igifungo kiri munsi y'amezi 6 ariko kitarengeje imyaka 2. Uyu mugore rero murumva ko aramutse abihamijwe n'urukiko ashobora kuzafungwa burundu. Bagore rero namwe bagabo mujye mumenya gukurikiza uburenganzira bw'umwana, kubera ko umwana akwiye kubaho, kandi mwirinde gukunda amafaranga kuruta abo mwabyaye. Buriya amaraso ni ikintu kibi cyane kigukurikirana mpaka ushizemo umwuka. Ni mu gihe rero tukiri muri ya minsi 100 yo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, dukomeze twibuke twiyubaka.